natangira kujya ntambutsa ama message, ntambutsa ubutumwa bwo kwihanisha abantu, kubwira abantu bakava mu byaha. Ubwo rero mpagurukira mu butumwa bwitwa ukuri kwambaye ukuri, gutanga ukuri kwambaye ukuri. Ni style waba warahisemo kugira ngo wamamaze ubutumwa? Oya, ntabwo ari style, ni Imana. Ni Imana yakubwiye kubwiriza wambaye ubusa? Ni Imana. Uko abantu babubona ntabwo mba nambaye ubusa, mba nambaye ukuri, umwambaro w'ukuri. Ese ndeba mu yihendorerwamo, wumvishije ubutumwa bwumvira ni jambo kiyumvamo ryamuyobora, ryamufasha guhindukirira Imana. Ubwo rero njye ntavangirwa mbibonamo, nta kiba gitunguye Imana, nta kiba gishingiye ku murimo w'Imana kitunguye Imana. Ibibaho byose hari ikimana ibishaka kwerekana, hari ikimana ibishaka kugaragaza. Bamwe bambonye mvuga ubutumwa nsa n'umuntu utambaye, ariko hari icyo byasiguraga, hari icyo byamenyeshaga ku isi y'umwuka ku bakiranutsi, hari icyo byamenyeshaga ku bantu bari mu nzira ijya mu ijuru, n'abantu bagenda bambaye ubusa. Bityo rero bituma Imana imbwira kuza kubaha ubutumwa bwambaye ukuri, mbabwira ko mwambaye ubusa. Bityo rero hari ubutumwa nonaha narinzanye, ntabwo nje kubabwira ko mwambaye ubusa, ahubwo hari ibyo nje kubwira abakuru b'amatorero n'abakuru b'amadini, ariko mukayitunganya mu buryo bugoramye, mukayitunganya mu buryo bwanduye, muzabona ishyano nta kabuza. Reka mbabwire, byashoboka ko mwabona warning Imana ibabwira ati mwirinde ibi, mureke ibi, ariko ishyano ry'Uwiteka niriza nta hantu uzarihungira. Reka nkubwire, iyi myambaro wambaye, iyi ngwa wisize, iri kote wambaye, amaribaye wambaye, bishushanya kuri umukozi w'Imana, nyamara imbere uri inyamaswa, uri isega riryana. Reka nkubwire, igihano cy'Uwiteka ntabwo uzakirenga, umunsi w'Uwiteka ntabwo uzawurenga. Reka nkubwire, iyi mbehe muyoza inyuma, iyi mbehe mutunganya inyuma, ariko imbere handuye. Izo ngwa mwasize ibituro, izo ngwa mwasize insengero, izo ngwa mwasize amazina yanyu, izo ngwa mwasize ubuhanuzi bwanyu, imbere haraboze. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose, dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa se ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe urushe kugenda bumererwa neza cyane. Ngiye wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, naho uwo mubona ni umutumirwa. Turagira ngo dutangire twibwira kugira ngo weho dukurikiye uze kumenya neza uwo turi kumwe. Mbere ya byose, umeze ute? Meze neza ku mubiri, ariko ku mutima wagize ikihe kibazo gituma ku mutima utamera neza? Mu gihe abanyabyaha bakomeje kugwira, badahindukirira inzira yo kumenya Imana, nta mutuzo nagira, nta mahoro nagira, abantu bakomeje gukora ibibi ku bwinshi. Urahasa kwiyegereza wenda iyo mikoro, ariko ntekereza ko kuba abanyabyaha bahari, Yesu we ubwe arahari. Ntekereza ko ntacyo byagutwara kuko Yesu arahari. Abanyabyaha nabe agomba kubahindura. Abanyabyaha nabe agomba kubahindura, ariko nanjye mfite umurimo mugari nahawe na Kristo wo guhindura abanyabyaha, kubigisha bakamenya ukuri, bakava mu mwijima
bakajya mu mucyo. Rero iyo mbona abajya mu mwijima barushaho kwiyongera, binyongerera akazi, bikanyongerera n'umuhangariko. weho ufite uwo muhangayiko urinde, uri mwene nde? Ni Pacifique Iradukunda, mwene Kristo, uvuka ku babyeyi bo mu isi, Getera Sylvain na Dusabe Solange, sengera mu itorero rya ADEPR, Paruwase Kabuga, umudugudu cyangwa se itorero rya Murindi. Hanyuma mbere yuko wenda twinjira muri byinshi, reka n'ubundi tugusabe ubanze uturagize Imana. Uwiteka mwami Imana, Imana yera, Imana ikomeye, byiringiro bizima, nshuti itabura kuboneka mu byago no makuba, Imana yera kandi itunganye, ndagushimiye mwami ko waturinze, warinze abanyarwanda, ukarinda n'abaturage b'isi muri rusange, tukaba tugeze kuri uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima, tukivuga kwera kwawe. Ndakwinginze rero, komeza ukore ibikomeye, komeza uhishure ibihishwe, komeze mwami ubohora imitima iboshye, komeze utabare abari mu ngoyi, ukomeze urengere abarengana, mu izina ryawe rigera Yesu Kristo. Iki kiganiro ndakikweretse, uyu mwanya tugiye kumara tuvuga ibyo kwera kwawe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Uragira uti ndahangayitse kubera abanyabyaha, ndahangayitse kuko abantu ntibumvira Kristo bakarushaho kumvira Satani, ibi bitumye mpangayika. Ubundi bikugiraho izihe ngaruka zituma weho uhangayika? Ni ukuvuga ngo iyo bwije ntagiye ku murimo w'Imana, cyangwa se ntakoze bimwe mu byo ngomba kugira ngo nsoze gukiranuka kw'Imana, nta mahoro ngira. Cyo ni icyambere, ni ibintu bimbuza amahoro. Noneho iyo mbona abanyabyaha cyangwa se ikibi gikomeza guhabwa intebe mu isi, nabyo bintera guhangarika, kuko impamvu ibintera n'imwe, nuko mbona abantu barimbutse, kandi bakaba barimbutse umucunguzi abari bugufi. Amaraso ya Kristo yarayamennye kugira ngo abantu bave mu byaha. Ubwo rero nabona abantu ayo maraso batayaha agaciro, batayakira nk'uko bagomba kuyakira, n'abayakiriye ugasanga ni abakobanyi ku rwego mpuzamahanga. Ibyo bituma ndushaho kugira umubabaro mwinshi. Uragira uti iyo mbona abantu barimbutse, ubwirwa n'iki ko barimbutse? Umuntu uri mu nzira y'ikibi, umuntu uri mu isi y'umwijima, cyangwa se uri mu buzima bukubiyemo imibereho y'umwijima, iyo umureba nta yindi nzira barimo uretse iyo kurimbuka. Nacyo gituma ngira agahinda cyane, bikanantera no guhaguruka nkaba najya kubagezaho ubutumwa bwiza, kugira ngo bamurikirwe n'umucyo w'Imana, bave mu mwijima, ko uri mu mwijima niwe uri gukingura amarembo ya Gehinomu. Ese ako gahinda watangiye kukagira ryari? Ese niki cyatumye ugira ako gahinda? Icyatumye ngira ako gahinda ni ibyaha. So kuvuga ko nge ndi intungane naba ntarigeze gucumura, ariko Mwuka Wera nawe ari umwe mu bamfasha kuba nagira ako gahinda, kuko hari ibyo yampishuriye, nyuma yo kubimpishurira bintera kugira agahinda kenshi, ndetse n'umubabaro, binyuzura umutima. Ako gahinda watangiye kukagira ryari? Bwa mbere nakagize mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo nagize agahinda mu buryo butunguranye. Umwuka Wera yaransanze, anyereka ibyaha biri gukorwa mu isi, anyereka ukuntu abantu barimbutse. Abinyeretse icyo gihe nazengurutse igisimenti, naraye nzenguruka igisimenti burinda bucya, agahinda kanyishe ndi kurira. Mbese icyo gihe ndibuka, twari tugiye kuryama mu rugo, ariko nge ibitotsi ndabibura. Mfata inzira, mfata umuhanda, ndagenda, igisimenti ndakizenguruka, akajagari ndakazenguruka,
amarira yanyishe, umubabaro byanyishe, nkesha ijoro. Rero kuva icyo gihe nakomeje kujya ngira agahinda, ariko nkajya nkagira mu buryo bw'umutima bikagarukira muri nge, ariko rimwe nkabona ntacyo mfite cyo kubikoraho. Icyo gihe Imana yari itaranyambika imbaraga, itarampa gahunda yo kuba nahaguruka ngo ngende nkoro uwo murimo. Ubwo rero kuri iki gihe cya none aho ndakagira nkanagerageza no kujya kuburira abari mu nzira za Satani cyangwa se mu nzira zo mwijima. Ibyo mbikora ntabihaswe, ibyo mbikora atari kubw'agahato, ahubwo mbikora mbikoreshejwe n'umwuka w'Imana uri muri nge, ukorera muri nge, kandi wifuza gukorera muri nge kugira ngo abantu benshi be kurimbuka bazize kutamenya no kutumva ibyo bwami bw'Imana. Hanyuma ujya kugera ku gahinda, ni ibihe byaha wari wabonye byaguteye agahinda kurusha ibindi? Ibyaha byo ni byinshi, nta cyaha gito nta n'icyaha kinini. Ikibi ni ukugira icyaha akamenyero ndetse no kutemera kuri inkozi y'ibibi. Ibyaha ni byinshi, hariho ibyaha bikorwa mu murimo w'Imana, hariho ibyaha bikorwa hanze y'umurimo w'Imana, ariko icyaha cyose gishingiye ku kugomera Imana cyagutera agahinda. Ubwo rero ibyaha byanteye agahinda, hari ukubona abanyamahanga bareba abari mu nzira ijya mu ijuru bakababona ko ari bo barimbutse cyane kubarusha. Ikindi kandi hari no kubona noneho abanyamahanga benjoyinga mu byaha, banezezwa no gukora ibibi cyane. Bareba ibyiza bakabona nibyo bibi, bareba ibibi bakabyitirira ibyiza, noneho ikirimbura umuntu akaba ari cyo kigaruka kikamunezeza acyambaye umubiri. Rero ibyo bintu byanteye agahinda, bintera umubabaro. Mwuka wera w'Imana aza kunyobora uburyo nshobora kuba natangira kujya ntambutsa amamesaje, ntambutsa ubutumwa bwo kwihanisha abantu, kubwira abantu bakava mu byaha. Ubwo rero mpagurukira mu butumwa bwitwa ukuri kwambaye ukuri. Gutanga ukuri kwambaye ukuri ni mesaje aho nkubwira ukuri, ukumva mbese ukuri gushingiye ku cyo Imana yifuza ko ukora, ku migenzereze Imana yifuza ko wagendamo. Hanyuma mu gihe ubikoze ukabikorana umutima ukunze, ukazaragwa ubwami bw'Imana. Mu gihe wanze kumva ukuri ugakomeza kwizirika ku kinyoma, ukazarimbuka, ariko ukarimbuka warabwiwe ntiwumve. Hanyuma utangirira ivugabutumwa byo kubwiza abantu ukuri kwambaye ukuri, ujya ubikora wambaye ubusa. Ariko wenda reka mbe ndetse kugera kuri iyo sije, ahubwo uyu muhamagaro ukubwira abantu ukababwira ukuri kwambaye ukuri, ese ni umuhamagaro wiyumvishemo? Muri make ni ishyaka wiyumvishemo, cyangwa wumvishijwe, cyangwa wagize iyerekwa? Ni ukuvuga ngo mbere yaho gato yuko ngusubiza icyo kibazo, Imana hari ibyo yari yarambwiye by'uburyo nzayikoreramo. Ibimbwira igihe kinini, ibisubiramo, ndetse inambwira ko ivugabutumwa rishobora kuba riri imbere yanjye rizaba rikomeye. Nzavuga ubutumwa rimwe na rimwe ukajya usanga ari aho mvuze ubutumwa bikamera mu gihe cy'aba Yesaya, cy'aba Yeremiya, bugasa n'ubwo mu gihe cy'aba Yesaya na ba Yeremiya. Ubwo rero igihe cyageze cyo kuba natambutsa ubwo butumwa, ntabwo ari ibintu nari niteguriye wenda ngo mvuge ngo ni ibintu nari niteguye. Ni igihe cyari kigeze cyo gutambutsa ubwo butumwa, kigeze mwuka w'Imana anyemeza uburyo ngomba kuba natambutsamo ubutumwa. Ubwo rero muri make ngira ngo naba ngushubije nimba ntibeshye. Hanyuma abakubonye
utambutse ubutumwa bakubonye wambaye ubusa, ese ni Imana yakubwiye kwambara ubusa cyangwa ni style weho wahisemo yo kugira ngo ubone uko wamamaza ubutumwa? Mbese buri nk'uko buri muntu agira style ye, ni style waba warahisemo kugira ngo wamamaze ubutumwa? oya ntabwo ari style, ni Imana. Ni Imana yakubwiye kubwiriza wambaye ubusa? Ni Imana, ni Imana. Hanyuma abantu benshi bagiye babibona bakabibona nk'aho ari ivangirwa, kuko nta handi yaba ijambo ry'Imana muri Bibiliya tugenderaho rigaragaza kubwiriza umuntu yambaye ubusa, bakabona yuko ari ivangirwa. Wowe iyo usubije amaso inyuma ntabwo ubona nk'ivangirwa, cyane cyane ko ntaho Bibiliya ibitubwira? Abavuga ko ari ivangirwa n'abatasoma Bibiliya cyangwa se ngo basome ijambo ry'Imana ngo bumve imikorere y'Imana. Ubwo rero Imana yantumye, ndahamya neza ko umurimo yampaye ari mugari, kandi Imana itabeshya, kandi Imana itavangirwa, kandi Imana itibeshya. Ubwo rero ubutumwa natambukije ntabwo uko abantu babubona, ntabwo mba nambaye ubusa, mba nambaye ukuri, umwambaro w'ukuri. Ese undeba ndeba mu yihe ndorerwamo? Wumvishije ubutumwa bwumvira ni ijambo kiyumvamo ryamuyobora, ryamufasha guhindukirira Imana. Ubwo rero njye ntavangirwa mbibonamo nk'ubutumwa bw'Imana. Hanyuma se ntibyaba nk'ikigusha cyangwa se ikirangaza ku bagukurikira, ugasanga kugira ngo bumve ijambo ry'Imana ahubwo bari kugendera birebera amatuza, birebera ko wambaye ubusa, bikaba ikisitaza cyatuma batumva ubutumwa bwiza? Hahirwa uw'ijambo ry'Imana ritazagusha, kuko ari we uzinjira mu ijuru. Ubwo rero umuntu umbona ngo nambaye ubusa ngo biramugushije, bimubujije gukizwa, na Yesu ajya kubambwa bamuciriyeho imyambaro, bamubamba yambaye urubindo. Ubwo rero nta gishya kibirimo. Umunsi wa mbere utangira ivugabutumwa, umwuka akakubwira kwambara ubusa nk'uko wabivuze ngo ni Imana yabikubwiye, nyuma y'uko urangije kubwiriza watekereje ute uko abantu baba babibonye? Ibyo gutekereza uko abantu baba babibonye, njye numvishije bisa naho binteye isoni kumva abantu bambonye mbwiriza nambaye ubusa n'ibindi nk'ibyo. Kwiyakira byari byanze. Ubwo muri make ngira ngo no mu rugo nari nanze kubabwira ubutumwa natambukije, babumenye babyumviye hanze. Ariko nyuma y'igihe nza kubyakira. Ubwo uri kumva hari abambwiraga yuko ndi umwana mu gakiza, hari abambwiraga yuko ibintu nkora ntazi uburemere bwabyo, ariko abo ni abantu kandi ntabwo nababuza kuvuga icyo batekereza mu gihe hari ibyo babona. Gusa nyuma yaho Imana yaje kunyegera irampumuriza, Pacifique komereza aho, ndi kumwe nawe. Ubwo rero ibyo byatumye ntacika intege. Nyuma yo kumva amagambo ashobora kunca intege, bituma nkomeza urugendo ndetse ndakomera mu muhamagaro. Uragira uti mu rugo nari natinye kubibabwira ivugabutumwa nakoze, hanyuma bakimara kumenya kubwiriza mu masoko, mu mihanda n'ahandi wambaye ubusa, bo babyakiriye gute? Ese bakubwiye ngo iki? Okay, magambo amwe nabanjije kumva ati ibintu urimo ni ibiki, ariko nanone andi yagarutse nikomerezaho, komeza ukora icyo Imana ishaka, komeza ugendere mu bushake bw'Imana, kandi Imana ikomeze kwagura. Ndumva ari ibyo. Sinzi niba ufite umukunzi, ese umukunzi wawe yabyakiriye ate? Mu by'ukuri ndacyari muto mu myaka, ntabwo ndagera igihe cyo kwisharijaho ibigeragezo byo kwikorera imitwaro ntabasha kwikorera mu buryo buhagije. Ubwo rero urukundo ni umutwaro umuntu yikorera.
bivuze ngo ibyo by'abakunzi nta bihari, hari inshuti n'abavandimwe nabo. uragira uti ntabwo ndagera igihe cyo kwikurura ibigeragezo, ariko kandi nanone ntekereza ko kugira umukunzi atari ikigeragezo. Mu by'ukuri ikintu ntakubwira, ntabwo nshobora gutera intambwe yo kujya gushaka umukunzi igihe cyo gushaka kitaragera. Rero nimba mbona ko igihe cyo gushaka kitaragera, ni gute njya kwikorera umutwaro, nzikorera imyaka ingahe kandi nanjye mbizi neza ko igihe ntari nakigeza cyo gushaka. Bivuze ngo umukunzi aramutse aje igihe cyo gushaka kitaragera, azambera umutwaro, ndetse rimwe na rimwe ambera imwe mu nkomyi imbuza gukorera Imana neza. Ariko mu gihe nirinze gutekereza kuri iyo sije no gutekereza ku byerekeye abakunzi n'abakundana, ibyo bizamfasha kurinda ubusore bwanjye ndetse no gukorera Imana neza umutima wanjye uhamye ushyitse. Yego. Nyuma y'uko utangira ivugabutumwa ryo kubwiriza abantu wambaye ubusa, ubona hari umusaruro ryatanze? Hari umusaruro mugari munini cyane. Kugeza ubu tuvugana hari ababatijwe ejo bundi kwa gatandatu. Hari n'abandi bari kwigira inyigisho z'umubatizo. Hari abandi bagarutse mu matorero, bagarutse yego mu madini, ariko ukabona ko bafite ibyemezo ntakuka bihamye byo kuzakomeza kwiringira umwami mu bihe byose. Ni nk'iyihe mbogamizi waba warahuriye nayo muri uku kubwiriza wambaye ubusa? Imbogamizi naba narahuye nayo, uri kumva ntabwo zabura. Hari igihe nshobora kujya ahantu ngiye muri serivisi zitandukanye, najya nkumva umuntu yigeze kumbona, wenda yambonye kuri social media cyangwa se wenda yambonye ahantu, akifuza yuko musubiriramo ubutumwa, nyamara nari njyanwe no gukora ibintu runaka ndi kwihuta, ukajya usanga mbese biri kujya bingora. Ariko ibindi byo ni ibisanzwe. Kimwe nuko wanyura ahantu kumva umuntu arakuramukije, byo ni ibisanzwe. Ariko icyo ngicyo cyo cyarangoye, kunyura ahantu ati nakubonye ubwiriza gutya, ndifuza ko mbwiriza. Hari igihe umuntu abivuga nkahita mbona ko ari mu buryo bwo gukinisha umuntu cyangwa se bwa joke. Rimwe na rimwe akaba ari n'ubwo umuntu abivuga ukabona akeneye ko noneho umubwiriza. Ni ukuvuga ngo reka turirimbane umuririmbyi wa 91. Ni indirimbo ikunda kumfasha cyane ko igendana n'ubutumwa mbanzanye. Akenshi nyisubiramo kenshi kuko iyi ndirimbo ni isengesho risaba cyangwa se umuntu w'imbere cyangwa ubugingo bw'umuntu babwifuza gushyikirana n'Imana, kandi igitandukanya umuntu n'Imana kigakurwaho binyuze muri iyi ndirimbo. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Ai gitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe
binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi, ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho, niwo njyanira rero, uwo wamfiriyeho niwo njyaniringira, dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Haleluya. Amen. Saba Imana ikuhagira ibyaha we gupfa, saba umutabazi akuhagira ibyaha we gupfa. Hari ibintu bimaze iminsi bibaye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse byakuye imitima y'abantu, ariko muhumure, nta kiba gitunguye Imana, nta kiba gishingiye ku murimo w'Imana kitunguye Imana. Ibibaho byose hari icyo Imana ibishaka kwerekana, hari icyo Imana ibishaka kugaragaza kugira ngo abantu bakunde batunganye inzira zayo. Nari maze iminsi nzenguruka igihugu cy'u Rwanda, ntambutsa ubutumwa mu masoko hirya no hino, ntambutsa, bamwe bambonye mvuga ubutumwa nsa n'umuntu utambaye, ariko hari icyo byasiguraga, hari icyo byamenyeshaga ku isi y'umwuka ku bakiranutsi, hari icyo byamenyeshaga ku bantu bari mu nzira ijya mu ijuru. N'abantu bagenda bambaye ubusa, bagenda bagakorera Imana bambaye ubusa, batambaye ubugingo bwabo bwambaye ubusa, bakora ibiteye isoni, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Abo bantu bari mu bice bitandukanye, bari mu baririmbyi, bari mu badiyakoni, bari mu bakristo, bari mu bashumba, bari mu bapasiteri ndetse n'abahanuzi, ko bahanuraga bambaye ubusa. Icyambika ubusa umuntu w'Imana ni ugukora ibyaha. Ibyaha byinshi byabambuye ubusa, bityo batukisha izina ry'Uwiteka. Icyizere mu bantu b'Imana kivamo kirayoyoka, bityo rero bituma Imana imbwira kuza kubaha ubutumwa bwambaye ukuri, mbabwira ko mwambaye ubusa. Bityo rero hari ubutumwa nonaha narinzanye, ntabwo nje kubabwira ko mwambaye ubusa, ahubwo hari ibyo nje kubwira abakuru b'amatorero n'abakuru b'amadini, ikintu bakwiye kwitondera n'ikintu bakwiye gutegura cyane, mu gihe batabikoze ishyano ry'Uwiteka rikaba rigikomeje kubagendaho.
umujinya w'Uwiteka ukaba utazigera utana nabo mu gihe batari batunganya ibyo Imana ishaka ko batunganya kuri uyu munsi wa none. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana ribonerwa muri Matayo 23 ibice 16. Dusome umurongo wa 10 Matayo 23 umurongo wa 16 dusome ndetse na 25 na 29. Twumve icyo havuga. Waba ufite umwanya cyangwa se n'igihe gihagije yaza gusoma guhera kuri 13 akageza kuri 39. Dusome twumve icyo Imana tuvugaho cyangwa se icyo Imana ishaka ko mutunganya, mwaba pasiteri mwe, mwabahanuzi mwe, mwabashumba mwe, ndetse n'abamisiyoneri bafite umurimo wo gukorera Imana cyangwa se bitiriwe izina ry'Uwiteka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. 16 haranditswe ngo mwabarandasi bahumye mwe muzabona ishyano, mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko ngo urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Reka nkomeze gato. 17 mwabapfumwe mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa ni urusengero rwubahiriza izahabu? Reka dusimbuke tugere kuri 25. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Reka nsubiremo uyu murongo wa 25 hadusomere. Haravuze ngo murongo wa 25 ni Matayo igice cya 23 murongo wa 25. Haravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, mwebwe bashumba n'abahanuzi n'abapasiteri mwandyarya mwe, nimwe mubwirwa. Haravuze ngo muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Muzabona ishyano kuko mutunganya insengero, muboneramo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko imitima yanyu nta kuri kurimo, ariko imitima yanyu nta butungane mufite. Muzabona ishyano. Murongo wa 26 uravuga ngo wa mufarisayo uhumye we, banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Wa mushumba we, wa mupasiteri we, banza utunganye ibigoramye, banza utandukane n'ibyaha, banza utandukanye n'ibinyoma, kugira ngo ubone kubaka urwo rusengero, kugira ngo ubone gukora ayo masuku y'urusengero, kugira ngo ubone kugira ibyo utunganya. Banza utunganye ubugingo bwawe. 27 aravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa n'abapfuye n'ibihumanya byose. Mwabahanuzi mwe, mwabashumba mwe, mwambaye ikote ry'ubukiranutsi, mwambaye umwambaro w'ubukiranutsi, ariko imbere yanyu huzuye umwanda, imbere yanyu huzuye ibyaha, huzuye ibinyoma. Imana irashaka yuko muzurwa n'ijambo ryayo, kuko mwapfuye kera, kuko mwahumye.
reka mbabwire mwe kujya kuyobora cyangwa se kujya kurandata abandi nyamara namwe muri impumyi. Ijambo ry'Imana ryiteguriye namwe kubahumura. Muri impumyi muri ibituro bisize imva. Musabe Imana, mwegere Imana igire gute yoze imbere, muhamagare Imana itunganye ubugingo bwanyu. Haleluya. Muhamagare Imana itunganye ubugingo bwanyu. Kuba insengero z'inyuma zifunze kugira ngo muzikorere amasuku, mwongere mugaruke n'imitima yanyu muyeze, mukuremo ibinyoma, mugaruke imitima yanyu ubugome, ubugambanyi, ubusambanyi, kurogana no gucana ibico, mubanze mubice mubikuremo, mwoze mu gikombe imbere, imbehe yanyu muyoze imbere. Reka mbabwire ijambo ry'Imana niryo ribagaburira. Reka mbabwire insengero nizo zibagaburira, ariko nubwo zibagaburira muzisiga inyuma, mukazoza inyuma, ariko imitima yanyu, ariko imbere ndani handuye hasa nabi. Imana ishaka yuko mwoza imbere, cyane ko iyo mbehe muriraho yamaje gutonda inyo n'uruhumbu. Komeza usome umurongo waho wa 28 haravuze ngo niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburiganya n'ubugome. Niko muri inyuma mugaragara nk'abantu bakorera Imana, inyuma mugaragara nk'abantu bihaye Imana, ariko imbere mu mitima yanyu huzuyemo ubugome n'ubutindi. Ninde mugome wa mbere abantu batinya? Ni profete runaka. Ninde mugome abantu ba mbere batinya? Ni pastor runaka. Ninde mugome abantu ba mbere batinya? Ni apostle runaka. Ese uzageza he gukomeza kwandura imbere inyuma, ukomeza wambara umwambaro wo kwera nyamara utari utera? Uzageza ryari gukomeza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Reka nkubwire, iyi mbehe woza inyuma, imbere ntuyoze, ntuyinyuzemo icyangwe, ntiwihane ukihanisha abandi, ukabikoreza imitwaro batabasha kwikorera, nawe ubizi neza ko utagira icyo uyikoraho kugira ngo ibashe kwigira hejuru. Uzabona ishyano umuhanuzi, uzabona ishyano umushumba, uzabona ishyano pasiteri, uzabona ishyano diakoni, uzabona ishyano umuririmbyi. Mutunganye ibidatunganye, kuko ni Imana ishaka. Komeza 29 dusoze. Umurongo waho wa 29 uravuga ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi. Mwebwe bategura amaproje yo kubaka insengero, muzabona ishyano. Mutegura proje yo kubaka urusengero, ariko ibikorerwa mu rusengero ari bihumanye, muzabona ishyano. Imbere mwaraboze, imbere harimo umwanda, imbere harimo intumbi zanamye, amagufa ashinyitse. Reka mbabwire muzabona ishyano. Mwubake byinshi, mwubake ibituro, mwubake izo nsengero, ariko muzi yuko ari ibituro bijyamo imirambo, bijyamwe abapfu. Mu gihe izo nsengero mutazishyiramo icyo Imana yateganyije kugira ngo abe ari cyo gikorerwamo, mu gihe izo nsengero muzishyiramo ariko mugakomeza kwimakaza ikinyoma, mugakomeza gushyira ikinyoma imbere, mugakomeza gutunganya imbehe muriraho, ariko mukayitunganya mu buryo bugoramye, mukayitunganya mu buryo bwanduye, muzabona ishyano nta kabuza. Reka mbabwire, byashoboka ko mwabona warning. Imana ibabwira ati bimwirinde ibi, mureke ibi, ariko ishyano ry'Uwiteka niriza nta hantu uzarihungira.
reka mbabwire mwabapfumwe, mwibwira yuko muriho nyamara muri intumbi. Nta kabuza ishyano ry'Uwiteka muzaribona. Reka mbabwire iki kintu, yemwe bantu mwubaka insengero nyamara ari ibituro bisize imva, yemwe bantu mutegura abantu ngo baze basenge nyamara mugiye kubayobya. Nta kabuza ishyano ry'Uwiteka rizakugeraho. Wabaze inyuma, wabaze imbere, ariko n'inyuma naho uzashira ubore. Icyatumye ubona imbere, icyatumye imbere hangirika, nta nicyo kizaza kikangiriza inyuma. Kandi nigisembuka kikaza kwangiriza umubiri w'inyuma, kikaza kwangiriza isura yawe. Nta rukingo uzabona ruzagukingira amakuba y'Uwiteka. Nta rukingo uzabona ruzagukingira ibyago biziye ku nkozi z'ibibi. Abafarisayo bubatse amategeko, abafarisayo bubatse sisitemu, bayambika umwambaro wo kwera, bawusiga irange. Inyubako bazisiga irange zo kwera, nyamara imbere ari umukara, nyamara imbere hari umwijima. Reka mbabwire, yawe muntu usengera abantu, ukabasengera uri inkozi y'ibibi, ukongera ukagaruka ukabakomeretsa, reka nkubwire, waraboze uri intumbi yigendera. Imana ntabwo ikubona mu butungane. Reka nkubwire, ubugingo bwawe buranduye, wambaye ubusa imbere y'Imana. Reka nkubwire, iyi myambaro wambaye, iyi ngwa wisize, iri kote wambaye, amaribaya wambaye, bishushanya kuri umukozi w'Imana, nyamara imbere uri inyamaswa, uri isega riryana. Reka nkubwire, igihano cy'Uwiteka ntabwo uzakirenga, umunsi w'Uwiteka ntabwo uzawurenga. Reka nkubwire, iyi mbehe muyoza inyuma, iyi mbehe mutunganya inyuma, ariko imbere handuye, imbere hasa nabi. Reka mbabwire, mutunganye imitima yanyu, mutunganye ubugingo bwanyu, izo mbehe muzitunganye. Ubwo bugingo mu butunganye, ubugingo ntabwo butunganyirizwa muri visa, ubugingo ntabwo butunganyirizwa mu ndege, ubugingo ntabwo butunganyirizwa mu modoka meza, ubugingo ntabwo butunganyirizwa mu buhanuzi buhanura ibyiza gusa. Ubugingo butunganyirizwa mu kwirinda ibyaha, ubugingo butunganyirizwa mu kureka ibibi, ubugingo butunganyirizwa mu guca ukubiri n'umugambi wa Satani. Izo ngwa mwasize ibituro, izo ngwa mwasize insengero, izo ngwa mwasize amazina yanyu, izo ngwa mwasize ubuhanuzi bwanyu. Imbere haraboze, imbere haraboze, harashize. Aha Kristo yabwiraga abafarisayo b'indyarya, boza ibikombe inyuma, imbere huzuye umwanda. Boza amasahane yo kuriraho, inyuma imbere huzuye umwanda, bakoza inyuma gusa.
abashumba mu byumve cyane, abavugabutumwa mu byumve cyane, abahanuzi mu byumve cyane, abaririmbyi mu byumve cyane. Mutunganye mwoza imitima yanyu, mwuhagirwe n'Uwiteka. Musaba Imana ibuhagire, musaba Imana yeza imitima yanyu. Ku nshuro ya mbere icyambitse umuntu ubusa ni icyaha. Adamu na Eva bambaye ubusa bamaze kugomera Imana. Kuki mugomera Imana, mukayigomera ndetse mukongera mukagaruka imbere y'Imana nimunahishe n'ubwambure bwanyu? Namba na Adamu na Eva bahishe ubwambure bwabo, batinye no kureba mu maso y'Uwiteka. Ariko mwebwe mubigira akamenyero, mwebwe muza gusirimbira imbere y'Imana, mukajya ibyinira imbere y'Imana mwambaye ubusa, mukavuga amahomvo mwambaye ubusa. Reka nkubwire, umubwiriza butumwa ubwiriza ijambo ry'Imana, akaribwiriza ari inkozi y'ibibi, akaribwiriza ari umunyabyaha, aba ari kuvuga amahomvu. Umuhanuzi uhanura yambaye ibinyoma, uhanura yambaye ubusa, uhanura afite ibyaha, aba ari kuvuga ibitabapfu, kuko nimva ni igituro gisize irangi. Ariko muzabona ishyano, muzabona ishyano nimudahinduka, muzabona ishyano nimudahinduka, muzabona ishyano. Aha Kristo ni isezerano yabahaye ko muzabona ishyano. Mbivuze hano ndi ku Isezerano TV ndetse n'Abaroma n'Abaheburayo TV. Iri ni isezerano Kristo yabahaye ko bazabona ishyano. Kandi ishyano ry'Uwiteka ntabwo muzabura kuribona, ntabwo muzabura kuribona. Amakuba y'Uwiteka ntabwo muzabura kuyabona. Icyatumye ubugingo bwanyu bubora, icyatumye ubugingo bwanyu, icyatumye iyo mbehe yandura imbere, ni nacyo kizatuma umwanda usembuka ukagera n'inyuma. Icyo cyatumye mu rusengero nta gakiza kakibonerwamo, cyatumye mu madini habonekamo akavuyo, nta nicyo kizasembuka kikagera no hanze. Ibyo ngibyo ukorera hiherereye nta nibyo bizakugaruka bikajya no ku karubanda. Reka nkubwire, ubwo bugomba ukorera umuntu umwe ukamwigirizaho nkana, kuko ari umuntu umuzi yuko atazagenda ngo akuvuge ngo agushyire hanze. Ibyo nibyo bizasembuka bikajya hanze. Icyo cyaha ukora ukagikorana n'umuntu umwe, nta nicyo kizasembuka kikajya ku karubanda. Uko kuvuga ibinyoma, usigiriza igituro cyawe, nta nibyo bizasembuka. Igituro kikajanduka kikameneka bikajya no hanze. Mutunganye ubugingo bwanyu mbere yo gutunganya izo nsengero, mbere yo gutunganya izo nsengero. Mwabakozi b'Imana mwe, mubanze mweze imbehe z'imbere mu mitima yanyu, mubanze mukora ibitunganye, mubanze mwambara imyambaro yo gukiranuka, mubanze mwambara imyambaro y'abera, kuko mwambaye ubusa. Mubanze mwambare isoni z'ubwambure bwanyu, mwambare umwambaro w'abana b'Imana wo gukiranuka, kuko bitabaye ibyo mubonye ishyano. Kuko muri ibituro bisize irangi, muri ibituro bisize ingwa,
reka nkubwire, utitaye ku cyubahiro ufite, tutitaye ku mafaranga ufite, tutitaye ku buremere bw'ijambo cyangwa se ku buremere bw'izina ufite muri sosiyete, uri igituro gisize imva. Kandi abazabona ishyano Uwiteka azaza bihanjure, azaza bimenagure, azaza bishwanyaguze, azaza birimbure. Tunganya inzira z'Uwiteka, mutunganye imitima yanyu kuko ari izabonana n'Imana. Mutunganye ubugingo bwanyu kuko ari bwo buzabonana n'Imana. Mugira ibyo mutunganya, mugira ibyo mutunganya, mugira ibyo mutunganya. Reka dusenge, ariko usaba Imana ikuhagirire iyo mbehe, Imana iyuhagire icyo gikombe, Imana icyoze iyo mbehe, Imana iyoze. We gukomeza kuba igituro gisize imva, gisize irange, we gukomeza kuba igituro gisize irange, we gukomeza kuba urusengero rusize irange nyamara imbere huzuye amagufa yanamye, we gukomeza kumera nk'umuntu ushumbye abantu nyamara imbere abuzuye mu rusengero ari abapfu barapfuye imbere y'Imana, ari amagufa yanamye. Mwabashumba mwe, muzagezahe kuyobora amagufa yanamye? Muzagezahe gushumba amagufa yanamye mutanohereza no mu rwuri kugira ngo azahurwe? Kaduturimbe igitero cya nyuma cy'indirimbo ubundi dusenge. Pasiteri, kuva uyu munsi ufata umwanzuro, wa muhanuzi we ufata umwanzuro, wa mudiyakoni we ufata umwanzuro. Niba uri umunyabwenge wumvira umwuka w'Imana, niba uri umunyabwenge wumva icyo Imana igushakaho, niba uri umunyabwenge wumva umugambi w'Imana kandi wumvira Imana. Reka turirimbe. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, Imana ikorana n'abera. Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze, ngwino woza izi mbehe, manura amazi, manura amazi yo koza izi mbehe. Ndakwinginze, ndakwinginze, izi mbehe ziri mu bakozi b'Imana, izi mbehe ziri mu bahanuzi, izi mbehe ziri mu bavuga butumwa, ibi bikombe ndakwinginze Mwami ubyuhagire, ubyuhagire kuko biranduye Mwami. Utunganye imitima n'ubugingo bw'abashumba, utunganye imitima n'ubugingo bw'abavuga butumwa, utunganye imitima n'ubugingo bw'abahanuzi Mwami. Uwiteka Nyiringabo, aba bakoze ibyangwa n'amaso yawe, aba bakugomeye, ndakwinginze Mwami ubuhagire, ubuhagire ibyaha Mwami Imana, kandi ubambike, ubambike umwambaro wo gukiranuka. Ndagushimiye Mwami kuri Imana ije kwambika aba bambaye ubusa, kuri Imana ije kuhagira abangaba bari bafite ibyaha, aba bari bafite icyo n'umwanda, aba bagenderaga mu binyoma, kuje kubuhagira kandi ukabuje kwambika bambaye ubusa. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe, ngaho ukomeze uhembura umurimo wawe Mwami, ukomeze ukora ibikwiye mu gihe gikwiye, umugambi wawe ukomeze
ubushake bwawe buganze hagati muri twebwe, hagati mu banyarwanda ndetse no mu batuye isi muri rusange. Nagushimiye kuri Imana igira neza mu izina rya Yesu, amen.